Hello, turabasuhuje inshuti zacu bakunda gukurikirana channel yacu yitwa Iga Gukora Telefone. Banje gushimira cyane abantu mwakoze subscribe kuko mudutera umwete kandi ni inkunga ikomeye cyane. Noneho rero uyu munsi niyo mpamvu nshaka kubigisha aka kantu kuko naje gusanga kaba ikibazo ku bantu bamwe na bamwe. Ariko nkiraho kandi abantu batarakora subscribe rwose ndabinyize ngo namwe mwibuke kuyikora. Erega nta mafaranga mutanze, nta kibuhombye, uretse gusa ahubwo njye mbona n'inyungu kuri njye no kuri we, kuko nawe iyo nshyizeho video nshya nziza nk'izi urabibona. Noneho iyi telefone murayireba aha ngaha, buriya data zirafunguye nangwa se mega, ariko kandi na mega zirimo, ariko nubwo zirimo rwose ntabwo iyi telefone ibasha kujya kuri network, kujya kuri Google, YouTube n'ibindi ntabwo bishoboka. Icyo nicyo kibazo rero dushaka gusolvingira hamwe. Murareba hariho 68.4 MBs. Iki rero icyo ngira ngo mbere kuko cyaza gutunganywa. Ikibazo rero giterwa no kuba APNs, telefone idafite APN rero niyo tugiye gusettinga. Ubu nubwo wafungura ute data ziri on, ariko ntabwo wabasha ku accessinga internet, dore ngizi ziri on. So icyo kibazo dore uko gikorwa muri telefone iyo ariyo yose. Ujya muri settings, ugashakamo iri jambo rikurikira network or internet. Ndabereka muri telefone ibiri zitandukanye, warangiza ugakanda kuri line yo gukoresha, niba ari MTN niba ari Tigo, ukamanuka hepfo hari ijambo access point name. Access point name niho haba hari ikibazo muri phone iyo ariyo yose. Ukandaho urareba APNs, nta kintu kirimo. Access point name setting are not available for this user. So aho niho hari ikibazo, nicyo kiri gutuma telefone itabasha ku accessinga internet. So icyo ukora rero ukanda aha hari akamenyetso ko guteranya names, ugaho wandikamo izina rya company, niba ari MTN, niba ari Tigo, niba ari Airtel. Hano ni MTN Uganda, ugakanda OK. Ukajya hano hepfo kuri APN, ukandika ijambo internet. Ugomba kubyandika nk'uko byanditswe uku nguku mu nyuguti ntoya, ukemeza. Noneho ukongera ugakanda kuri ubudomo butatu, ukakanda kuri save. Noneho ukongera ukamanuka ukemezamo uku nguku. Mureba hahise hasa umweru, hari umweru ariko hahise hasa ubururu. Ukongera ukagaruka aha ngaha, barakwereka ko APNs yamaze kujyamo 4G. kugira ngo urabibona yuko phone yamaze ku accessinga internet, mu gihe mu kanya byari bidashoboka. Icyo kibazo rero kijya giteganya abantu benshi, ariko ni uko nguko bikemurwa. Ndetse kuko telefone zose APNs zitaba hamwe, inyinshi niyo ngira ngo mberekereho urugero APNs uko wahamenya. Ubundi nk'uko bisanzwe ujya kuri settings, angana kake iyo ni impeza. So imaze kujya kuri settings, uramanuka n'ubundi kuri sim card and mobile network, ugakanda kuri sim card ushaka, yaba Airtel, MTN, bitewe n'iyo ushaka. Ugascrollinga down ukajya kuri access point name. So nuko nguko bikorwa rero. Naho ukanda kuri ka gateranyo ari haruguru, noneho ukabigenza nk'uko iriya tubigenje. Okay, bye bye rero.